بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بائعة اللبن. Inkuru tugezwaho cyangwa se inkuru duhabwa y'umucuruzi w'amata witwaga Ammara bintu Sufyan. Umunsi umwe Umar bin al-Khattab yagejejweho ikirego cy'abacuruzi bavangaga amata n'amazi maze bikabangamira abayisilamu, maze Umar yoherereza umwe mu bantu kugira ngo agende ahamagare mu soko abwira abantu yuko bitemewe kuvanga amata n'amazi, ko batagomba kuba bavanga amata n'amazi. Umuhamagazi yaragiye arahamagara aravuga ati ya ba'i'al laban, yemwe bacuruzi bacuruza amata, la tashubu al-labanu bil ma, muramenye ntimukavange amata n'amazi, ntimugasuka amazi mu mata, fataghushu al-muslimin, bitaza kwitwa ubutiri mugakora ubutiriganya ku bayisilamu. Wa inna man yaf'al dhalik, uzaramuka yongeye kubikora fasawfa yuaqibuhu amir al-mu'minina iqaban shadida, uwo nguwo umuyobozi w'abemeramana azamuhana ibihano bikomeye cyane. Umunsi umwe ari nijoro Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yasohokanye n'umukozi we witwaga Aslam kugira ngo bajye kureba uko abayisilamu babayeho nuko ijoro rimeze ku bayisilamu. Mu gihe bari barimo barazenguruka baza kuruhukira ku nzu imwe. Iyo nzu yari irimo umubyeyi wari urimo ubwira umukobwa we amubwira ati yewe mukobwa wanjye, qumi ila dhalika al-laban famdhuqihi ay ukhlutihi bil ma, ati mwana we haguruka genda ufate amazi ushire mu mata. Umwana aranje abwira nyina aramubwira ati ya ummata, yewe mawe, ese ntiwamenye itangazo ndetse n'ibyemezo Umar bin al-Khattab yafashe? Aramusubiza ati eka, ni ibihe byemezo yafashe? Aravuga ati yamaze gutangaza ndetse anashyiraho umuhamagazi ugomba guhamagara abuza abantu kuvanga amata n'amazi. Maze nyina aramubwira ati ya benta, yewe mukobwa wanjye, qumi ila al-labani famdhuqihi bil ma'i fa innaka fi mawdi'in la yaraka Umar wala munada Umar. Aramubwira ati yewe wa mukobwa we, haguruka genda ufate amata uyavangemo amazi, kubera ko Umar uri ahantu Umar atabasha kukubona, yewe n'umuhamagazi wa Umar atabasha kuba yakubona. Maze umukobwa asubiza nyina aramubwira ati wallahi ma kuntu liuti'ahu fil mala wa asihi fil khala, ati wallahi ntago nari nkwiriye kumvira umuyobozi w'abemeramana ku karubanda mu mbaga ngo maze musuzugure ari uko niherereye andaho atambona. Bityo in kana Umar la yarana, niba Umar atatureba, farabbu amiril mu'minina yarana, menya unasobanukirwa yuko Imana ya Umar yo itureba. Umar bin al-Khattab amaze kumva aya magambo yatangajwe n'uyu mukobwa uko gutinya yari afite no kumva ko igihe cyose Imana imuhanze ijisho imureba, maze abwira umukozi we witwaga Aslam bari bari kumwe, arambwira ati umenyere uyu muryango unamenye n'aha hantu, bityo ejo uzaze ngira icyo nkwisabira. Bukeye mu gitondo Aslam yaragiye ajya aha hantu arahareba, maze Umar aramubwira ati umenyere wavugaga uwo mukobwa yabarinde, n'uwo yabwiraga yabarinde, uwo nyina yabarinde, unamenye niba uwo mukobwa yaba afite umugabo. Aslam bwarakeye ajya hantu ashakisha amakuru arayabona, asanga ni umucecuru wabanaga n'umukobwa we Ammara, maze anamenya yuko uyu Ammara wa mukobwa nta mugabo afite. Aragaruka abibwira Umar, maze Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wari umuyobozi w'abayisilamu, umuyobozi w'abemeramana, ahamagaza abahungu be aranje arabwira ati ese muri mwebwe hari uwaba wifuza umugore ngo mushyingire? Kandi iyo biza kuba ari ibishoboka papa wanyu agifite agategeko kwirukanka inyuma y'abadamu cyangwa afite ukumva akifuza abagore, wallahi nta wagombaga kuba yantanga kuba nashaka uriya mukobwa. Maze Abdullah ibn Umar ariwe muhungu we wa mbere aramubwira ati liza uja, nyafite umudamu ndumva nta wundi nkeneye. Maze murumuna we witwaga Abdurrahman nawe avuga ati liza uja, nanjye mfite umudamu nta wundi nkeneye. Maze umwana wa gatatu w'umuhungu witwaga Asim abwira Sam ati dawe ngiyewe sindashaka, nkeneye umudamu ngaho nkingira.
maze Umar ibn al-Khattab yohereza umuhungu we ku mukobwa we, baraganira baza kuza gushyingiranwa bumvikanye ari bombi. Fabatha ila al-fatah fazawwajaha min Asim fawaladat li Asim binta, yagiye kumwohereza kwa wa mukobwa warumvikana ndetse n'abashyingira. Hashize igihe baza kuza kubyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa nawe abyara umwana w'umukobwa waje kuba nyina, waje kubyara, kuvuga ngo uwo mwuzukuruza waje kuba umuyobozi w'abemeramana nawe witwaga Umar ibn Abdul Aziz, waje kuba khalifa wa gatanu. Uyu ni Ammara, witwaga Ammara bintu Sufyan bin Abdullah ibn Rabi'a al-Thaqafi. Yitwaga Ammar, umukobwa wa Sufyan, umuhungu wa Abdullah, umuhungu wa Rabi'a al-Thaqafi. Amateka ye atazigira yibagirana kubwo gutinya kwe no kugira ubwoba Allah subhanahu wa ta'ala, no kudahuga na rimwe ngo yibwire yuko aho ari Imana itahareba. Alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah ati ese ye ntago muzi yuko Imana ibareba. Uyu mudamu rero Allah subhanahu wa ta'ala kubwo gutinya kwe yamushumbushije hano kuri iyi si gushyingirwa n'umwana w'umuyobozi, umwana w'umutware, umwana w'umukhalifa, ariwe Asim mwene Umar mwene Khatabi. Imana imwishimire, kandi ibiri kwa Allah nibyo byiza kurusha ibyo yabonye hano kuri iyi si. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.